Imana yacu ihora ari Imana yo kwizerwa. Imana yacu ihora ari Imana ifite imbaraga, kandi mu kuboko kwayo ni Imana ikomeye, ni Imana ishobora byose. Ni ya Mana, ni ukuvuga ngo rero Imana irakomeye kandi Imana ishobora byose. Nayo yagiye ayibona mu bihe bitandukanye, aho yagiye arwara akagera kure, aho yagiye ababazwa n'umubiri, ndetse akageraho inshuti zimwanga, akageraho umugore amubwira ati hakane iyi Mana wipfire rwose kuko iri kuguhemukira. Niko yabibonaga ubwe, ariko Yobu arakomeza akomera ku Mana ye, gukomeza kwihangana bitewe n'ibyo yarari kunyuramo. Rero nje kukubwira ko Imana uko yari kera n'uyu munsi ari kwiri, uko yakoraga ibikomeye n'uyu munsi iracyabikora. Niba hari ibikuruhije mw'iyi minsi ya none, niba hari ibikugoye, ihangane rwose kandi ukomeze kwizera Imana iracyari ku ngoma. Haleluya. Ndakwakiriye weho udukurikiye mw'uyu mwanya, nguhaye ikaze. Birashoboka ko ari ubwa mbere udukurikiye ufunguye kuri channel yacu Ururembo TV. Tuguhaye ikaze weho mushyashya, kandi nawe usanzwe udukurikira nawe tuguhaye ikaze kuba ugenda udukurikirana ubana natwe. Ni ibintu bidushimisha kandi ni inkunga ikomeye uba utanze. Hanyuma nanone reka mbisabire mukande subscribe, mukore share, like and comment. Muraba muduteye inkunga mu buryo bukomeye, kandi Imana irabahereza umugisha. Ndizera ko niyo abari imirimo myiza ukoze kubwo kudushyigikira, kugira ngo ubu butumwa bukomeze gusakara mu isi hose, kandi bukomeze kugera kubo ukwiye kugeraho bose. Musharinge mu magroup atandukanye ya WhatsApp group, Facebook, hose musharingeyo. Imana ibahereze umugisha cyane. Hanyuma tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Murabizi ko intego yacu ni ukuvuga ubutumwa bwiza bunyuze mu ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni iryo kwizerwa. Nkuzaniye ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 93 umurongo waho wa mbere, turagarukira ku murongo wa 5. Ni umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 5. Ni Zaburi ivuga ngo Uwiteka ari ku ngoma, yambaye icyubahiro, Uwiteka arambaye yikenyeje imbaraga, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega. Intebe yawe yakomeye kera uhereye kera, wowe Uhoraho wahereye kera kose. Uwiteka, inzuzi ziteye hejuru amajwi yazo, inzuzi ziteye hejuru guhorera kwazo. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga, ibyo yahamije ni ibyo kwiringirwa cyane. Uwiteka kwera gukwiriye inzu yawe iteka ryose. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana dusomye ni ijambo wenda weho unyumva utumvise bwa mbere, si ubwa mbere uryumvise, ariko ijambo ry'Imana ni ijambo wumva mu gihe witeguye, mu gihe ufite ubushake bwo kuryumva, rizana izindi mbaraga nubwo bararyumvishe ejo, kuko ni ijambo ry'Imana, ni Imana muri kuvugana nayo binyuze mu ijambo ryayo. Nubanga Imana rero ihora ishoboye, ijambo ry'Imana rihora rishoboye muri wa muntu ushaka kuryumva. Imana ishimwe cyane. Aha dusomye ijambo ry'Imana rigaragaza gukomera k'Uwiteka, imbaraga z'Uwiteka. Rivuze ku mbaraga z'Uwiteka, rigaragaje ko Uwiteka ari ku ngoma, yambaye icyubahiro. Nje kukubwira ko Uwiteka ari ku ngoma, kandi nje kukubwira
ko Uwiteka yambaye icyubahiro, Uwiteka arambaye yikenyeje imbaraga, ni ukuvuga ngo afite imbaraga. Haleluya. Uwiteka ni umunyembaraga, ahorana imbaraga muri byose. Abantu twebwe tujya tugira gucika intege kuko turi abantu. Umuntu yakwikomeza agahura n'ibishobora gutuma acika intege, ukikomeza ariko intege zikagera aho zigashira, ukaba ukeneye ko hagira ukubwira ngo humura, ukaba ukeneye ko hagira ukubwira ngo komera. Ibyo ngibyo ukaba ubikeneye nk'umuntu. Uzi impamvu bikeneye? Ni uko nyine uri umuntu. Ariko ibi ngibi Uwiteka Imana we ntago akeneye umubwira, Imana ntago ikeneye uyibwira ngo komera, kuko Imana irakomeye. Ni Imana ikomeye, ni Imana ikora kandi bikomeye. Imana rero irambaye kandi ihora yikenyeje imbaraga, kandi ni Imana ihora ku ngoma. Ingoma yayo ntago izahanguka. Ingoma zo mu isi zijya zishira, nk'uko n'umuririmbyi w'149 mu ndirimbo zo gushimisha ibivuga. Ingoma zose zo mu isi zijya zishira, ariko hari Imana nje kukubwira uyu munsi wa none idashira. Hari Imana ihoraho iteka ryose. Hari Imana yambaye yikenyeje imbaraga, ni ya Mana iri ku ngoma, ni ya Mana itabara, ni ya Mana nk'umurengezi, ni ya Mana ibana nawe nijoro n'amanywa, ni ya Mana ibana nawe ugenda, ni ya Mana ihora yigaragaza mu bumana bwayo, ihora itureberera aho tutareba. Imana igiturebera aho tutareba. Imana igidukiza ibintu bikomeye, igidukiza ibitero bya Satani bikomeye tutarebesha amaso. Kuko mu buryo bw'umwuka turwana n'abategeka b'iyi si, turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere igendagenda itagaragara, iboneka mu buryo butagaragara. Imana itugirire neza. Ngiye kukubwira iyi Imana ijya ibona ibitagaragara. Ni Imana ibona ibitagaragara kuko ari Imana ikomeye, kuko ari Imana ifite imbaraga, kuko ari Imana yikenyeje imbaraga, kuko ari Imana yambaye icyubahiro. Haleluya. Imana ifite imbaraga kandi Imana niyo kwizerwa. Imana ishimwe. Birashoboka ko umaze iminsi ubona bikugoye, bikomeye. Umaze iminsi ubona hari ibikuruhije byinshi, hari urucantege mu buryo butandukanye, ariko nje kukubwira ko hariho Imana ifite imbaraga, hariho Imana itagicika intege, hariho Imana itarambirwa, hariho Imana idakangwa n'ibigeragezo, hariho Imana idakangwa n'ibibazo uri guhura nabyo, hari Imana ishobora byose kandi ibihe byose. Imana ni ishimwe cyane. Imana yacu rero niyo kwizerwa. Wari urambiwe, wumvaga Imana yarakwibagiwe, wumvaga nta butabazi buhari, wumvaga urucantege, wumvaga amajwi menshi avugira imbere yawe, wumvaga amajwi menshi mu mutima wawe, wumvaga amajwi menshi mu bwenge bwawe, wumvaga nta butabazi bushobora kuboneka, ariko hariho ubutabazi bw'Imana. Haleluya, haleluya. Weho iringira Imana, izere imbaraga z'Imana, izere gukora kw'Imana, izere ubutabazi bw'Imana, izere kugira neza kw'Imana, kuko ni Imana yikenyeje imbaraga. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye, ni Imana y'amahoro kandi ni Imana idahinduka, ni Imana nk'uko nabibabwiye, ni Imana idacika intege. Haleluya. Ni Imana yo kwizerwa. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja. Haleluya. Iryo jambo ndarikunda. Uwiteka uri hejuru. Hari Imana iri hejuru y'ibigeragezo, hari Imana iri hejuru y'uburwayi, hari Imana iri hejuru y'ubukene, hari Imana iri hejuru y'ibyo byose bikugose impande n'impande. Hari Imana iri hejuru y'ibintu byose. Uwiteka uri hejuru. Imana ishimwe. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga.
Uwiteka uri hejuru arusha imbaraga ibyo byose, arusha imbaraga ko karengane uri kurengana, arusha imbaraga ibyo byose bikugose, ayo makuba kugose. Uwiteka uri abiri hejuru, byose biri hejuru, byose biri munsi y'ukuboko kw'Imana. Imana nishimwe cyane, kandi Imana itugirire neza bene data. Birashoboka ko uyu munsi wa none wari uri mu byago no mu makuba. Birashoboka ko uyu munsi wa none wibazaga ukareba ukabona nta butabazi, ukabona nta byiringiro wari ufite. Ariko mwene data, jambo ry'Imana riratubwira neza ngo haracyariho ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, nukuri nta kuri Imana itakugeza, nta kuri Imana itakugeza. Imana itugirire neza, nta hantu kure Imana itakugeza, nta n'ahantu habi Imana itagukura. Imana nishimwe, kandi Imana ikwiteho cyane. Imana ikugirire neza, Imana ikurengere, Imana igutabare. Ubutabazi bw'Imana bukube hafi. Kurengerwa n'Imana kugaragare ku buzima bwawe, ikiganza cy'Imana kigaragare ku mibereho yawe. Imana iguhereza umugisha, kandi Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho. Mwene data, hari igihe umuntu ageramo akumva biragoye. Ni nka cya gihe umwami Hezekiya yagezemo, atumweho n'umuhanuzi Yesaya mwene Mose. Hezekiya yari afite ikibazo, ariko nanone atumwaho umuhanuzi, bamuzanira inkuru mbi. Ariko burya ibanga rikomeye Hezekiya yakoresheje nuko atigunze, ntabwo yihebye. Kwiheba bitera kwiyahura. Ntabwo yihebye, ntabwo yegeze yumva ko adafite Imana, oya. Ahubwo Bibiliya itubwira neza ibanga yakoresheje. Yerekeye ivure, yarebye ivure, ntekereza ko yaciye bugufi arasenga. Asenga Imana, atabaza Imana, yinginga Imana. Kandi nukuri, iyo umuntu yinginze Imana abikuye ku mutima, iyo umuntu yinginze Imana yizeye, imbaraga z'Imana ziramugota. Imana ibana nawe, imwongerera, irongera. Haleluya! Yarongeye, ibuza amahoro Yesaya, imusubiza inyuma ati subirayo, genda uvuguruze bwa butumwa wajyanye. Yesu ashimwe cyane. Arangije amuzanira inkuru nziza, aramubwira ngo gusenga kwawe kumviswe, kubera ko yahise akamubwira inkuru nziza. Mubwira uti ku myaka yawe yo kubaho nkongereye iyi myaka 15 yo kubaho. Ku minsi yawe, ku muntu wari upfuye kumwongera imyaka 15, wagize ngo si igitangaza cy'Imana. Imana yakoze igitangaza gikomeye. Rero uretse no kwabo ngabo, natwe dufite ibihamya byaho Imana yagiye idukura, natwe dufite ibihamya byaho Imana yagiye ituvana. Imana yagiye idukiza mu buryo butandukanye, igadukiza uburwayi. Imana yagiye idukorera imirimo itandukanye myiza kandi myinshi. Haleluya! Nawe tekereza ku mirimo Imana yagiye gukorera, bitume ureka kwiheba, bitume wumva ko Imana iri kumwe nawe. Icy'ingenzi ni ikihe? Icy'ingenzi nuko wubaha Imana, ugashaka nk'uko Bibiliya bivuga, mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibindi byose Uwiteka arabifite, biri mu kiganza cye. Imana ikumpere umugisha, kandi Imana ikugirire neza. Imana y'amahoro ikurengere, Imana y'amahoro igutabare. Imana ikwiteho cyane, kandi Imana ikugirire neza. Imana yacu nishimwe cyane, kandi Imana yacu nirengere buri muntu wese. Waba uri umumama, waba uri umupapa, waba uri urubyiruko, mu buryo butandukanye, ku kigero cyose uriho. Nakubwiraga, wari ufite uburwayi bukurembeje, waba ari ufite ibigeragezo bikugoye bitandukanye, birashoboka. Ariko nanjye kukubwira ngo humura ukomere, haracyariho ibyiringiro, haracyariho ubutabazi. Nyenije kukubwira ko hariho Imana ikomeye, kandi hariho Imana iri ku ngoma, hariho Imana ikenyeje imbaraga, iri hejuru y'ibyo bintu uri kubona bikugoye, y'ibyo bintu uri kubona bidafite ishusho. Reka nkubwire, Imana igitanga ishusho y'ibitari bifite ishusho. Imana igira itangira ishusho bikagira ishusho. Imana yacu nishimwe. Nakubwiye ngo
nta hantu kure Imana itakugeza, nta n'ahantu habi Imana itakuvana, kuko ari Imana iri ku ngoma, kandi ari Imana yambaye yikenyeje imbaraga, yambaye icyubahiro no gukomera biri mu kiganza cyayo. Imana rero iguhereza umugisha, kandi Imana ikurwanirire. Ikiganza cy'Imana gikore ku buzima bwawe, ikiganza cy'Imana gikore ku bugingo bwawe, wongere kugubwa neza, aho utari ufite ituze ugira ituze mu izina rya Yesu. Hanyuma nyemerera nkwinginge, weho unyumvise, reka dusengane Imana, kandi winginge Imana wizeye Imana, wizere imbaraga z'Imana, wizere gukora kw'Imana, kuko Imana iracyariho kandi iracyashoboye, iracyafite imbaraga, kandi ntishoboye bikeya, ishoboye byose. Urakoze, reka dusengane Imana. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga nyinshi, uri Imana yo kwizerwa. Ndagushimiye Mwami, ndaguhimbaje kubw'uburinzi bwawe bukomeye, ndaguhimbaje kubwo abanyumva, ndaguhimbaje kubwa buri wese Mwami. Turasenze kubw'abarwayi, turasenze kubw'abashonje, turasenze kubw'abari mu magereza atandukanye, turasenze Mwami Mana yacu, turatura umugisha, turatura amahoro, turatura ibyiringiro, turatura ubudahangarwa, turatura imirimo yawe itangaje kugira ngo igere ku bantu bawe Mwami. Abatari bafite amahoro baha amahoro, bari bafite ibyifuzo by'uburyo butandukanye babone gukomera kwawe no kugira neza kwawe. Urakoze kumva gusenga no kwinginga kwanjye, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Haleluya, haleluya. Hanyuma mwene data, birashoboka ko wakurikiranye ino video yose ukaba ugeze ku musozo wayo. Reka nongere nkwisabire, ni ikintu kizagiye dukunda kuba dusaba icyo kintu, ni ukukubwira ngo kanda subscribe, kora like, tugaragaze ko dukunze cyangwa ikiganiro gikunze, komanteri yawe ibikenewe kugira ngo tumenye ati turongeramo iki, ni iki wifuza twakongeramo mw'ibiganiro dutambutsa kuri iyi channel. Ibyo byose kandi sharinga abandi mu magroup atandukanye kugira ngo ibyo byiza wabonye n'abandi babigereho, bumve icyo Imana ibashakaho, bumve ihumure ry'Imana. Imana rero ikugirire neza, kandi Imana iguhereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Shalom, shalom.